Biragoranye cyane ko waba wararebye filimi ku bwa Yanga ukaba utazi iyi filimi Dance of the Drunken Mantis. Usanga mu Rwanda tuyizi ku izina rya Ruburi kubera ukuntu Yanga ari we wazitaga amazina. Uyu wakinnye ari Ruburi ntabwo yari umusaza ahubwo yari umusore wari uzi martial arts, bamutera make-up ku buryo warebaga iyi filimi ukabona ari umusaza. Kugeza ubu Wang Jali tuzi ku izina rya Ruburi afite imyaka 80 aracyari muzima. Gusa ikibabaje Sam Siene we yakinnye iyi filimi ari umusaza anitaba Imana muri uwo mwaka iyo filimi yari yasohotsemo, dore ko yari yasohotse mu 1979. Kugeza ubu hashize imyaka 46 uyu Sam Siene yitabye Imana. Muri filimi zaruhanyije cyane na Squid Game irimo. Ubu ngubu gufata amashusho y'iyi filimi ntabwo bigeze bakoresha CGI cyane, ahubwo bajyaga kuri set bagashutinga ayo mashusho. Byanabasabaga ko bakoresha abakinnyi benshi nko kuri uriya mukino wa mbere wa Red Light na Green Light. Ibaze nawe gukoresha abantu 456 kuri scene imwe gusa igiye kumara hafi minota 2 gusa. Iriya scene wabonye muri filimi yo kuri Gata isukari kugira ngo ishonge, iriya cookies yari ikozwe mu isukari yari ikomeye ku buryo ari abakinnyi byafashe isaha yose kugira ngo ishonge. Kandi iyo scene yagombaga gufatwa mu gihe gitoya ku buryo byabaye ngombwa ko kamera bazizimya. Hanyuma abakinnyi bakomeza kuri Gata iyo sukari kugeza igeze ku rwego rwiza, director yongera ategeka ko bacana kamera. Hanyuma bagashutinga iyo scene. Wowe wabonye byaraboroheye gushongesha iyo sukari kandi byabafashe umwanya. Gusa nubwo iyi filimi yabagoye cyane nayo yatanze umusaruro, dore ko ariyo filimi ya mbere ya Netflix yarebwe n'abantu benshi ku isi.